Wigeze gucuruza inkweto utawe wambaye amasogisi? Ahubwo sindaguha izo nkuru. Nizabamotari. Nizabamotari. Byabayeho. Nari nagiye kureba match, urumva yaramaga ngiye kurangura kambuca nka 200. Ngata ndangura 150. Sinkana rizawe. Arizanja kwa amafaranga membaga n'ubundi. Yabo y'amafaranga atica nakize. Arambwira ufate neza ibi bintu nk'ibyawe. Fate neza ibintu nk'ibyanjye. Ndagiye ifite agatelefone ka Samsung. Na foto inkweto gutya. Nareko umuntu ayimweza akanga inkweto nimbi bro. Kubera ifoto mbi. Kubera ifoto mbi. Ndaga ibintu zabigenza gute? Tanigo mutwe gukora iki? Uzangiye kuraba abajama banje nkajya mereka inkweto. Ndiye ukora ngiye gura inkweto. Nabo yanguze inkweto ihenze. Y'amadolari 200. Baransuzuguye nagiye mu iduka Tanzania. Ugati ntiyayabona. Mutkurani nabo mu Caritas nsuzuguye. Shaka ro kwifotora. Aramwe nago bafotora hana kubyemewe. Umuntu anihagaze. Natashye ndaryama nitekerezaho. Ngwe umuntu asuzugure. Kwa amafaranga amadolari 200. Ngake mu gitondo nsubirayo mfata bus. Ndagenda njya sanga tanafunga ndahicara. Namwe nashaka ya nkweto. Namwe nyambika. Ngo mikeye namwe nyambika tureko inamwe yande fitting neza. Nenda mukoresha. Kuri 200 yawe ujye kwishyura. Y'amafaranga yatanze amadolari 200. Namwe nanda shaka kureba ko nanyuma agacira amafaranga. Nafite amadolari 150 sinabyogirwa. Ndemera kandi ngo nafite isigaje iminsi ngayi kubataye kujya ngo nahe. Ndemera to naye ndavuga kanyishya ko naye musuzugura naye mwereke naye nihisha agaciro. Kwa nawe kumugana wa president nyakubahwa wacu PK wihaye agaciro na mugenzi wawe agaciro nandi wawe agaciro. Warayambaye warayigurishije byagenze gute? Ngo narayiza ndayambara n'ubundi acyayifitanye nyine umunyiranga ngabisa. Ngoga nakubuze mva nganye ngitereje ngoga naje nibi. Umeze mute abakunzi n'abakurikira Gisa Foster TV. Guys narimba kumbuye imisi myinshi abantu mutarakora subscribe amugane wawo ningo mwarahindutse bimeze bite? Subs zanyu zirakenewe, share na like byose. Uyu munsi rero ngo mbazaniye iki? Naravuze nti why not tutakwinjira mu buzima ngo tumenye ko umuntu ashobora kwiteza imbere avuye umva araza kuhibibwirira, ariko impamvu mpigimye nuko nzi ko nta muntu uvuka ngo ahite nyine agera kure, kereka nyine uwagize amahirwe yo kwavukira. Ariko bigenda bite ngo umuntu ave from nothing? Uyu munsi aba ari umuntu ufatika, navuga ngo ari mu basore bakaba kabifaranga muri uyu mujyi. Twamwakiriye nta wundi Nenzi Shoes. Amakuru ni meza cyane, murakoze kutwakira Gisa Foster. Umeze neza? Ameze bon, ndashima Imana. Ahubwo se tamam no mushkila. Umva none se we amakuru yawe? Amakuru ni meza, ndashima Imana. Meze bon. Ngaho rero twibwire. Okay, kumazina yanjye banyita Fabrice Murenzi. Nka kurya gasino nkankoresha Nzi Shoes. Ariko ubundi riva he? Nzi Shoes. Nzi Shoes bituruka kuri Murenzi. Bakase mure asigara Nzi. Nzi rero niko banyitaga nyine segonderi, abantu twagenanaga. Nyuma turanje kwiga nyine bwo umuntu haje akanose ubundi wakongera ka Shoes. Usiko nabyambaye we? Ni brand ikomeye. Ndabizi nyine umva ni brand ikomeye, nanjye niba navuze watekereje ute gukora izina Nzi Shoes? Urumva ku ishuri segonderi banyitaga Nzi. Baramagana Nzi naye nkitaba. Ariko nyuma zikunaje kumenya umunyamakuru witwaga Murenzi. Ndamwita yigeze guhimba n'indirimbo. Yakoraga kuri CFM yitwaga Nzi. Numva umuntu twitirana. Ndano kumushaka kugira ngo tubinshuti tumenyane, ndeye umuntu witwa Murenzi. Yitwa na Nzi nyine.
hanyuma tuza kumenyana twahuriye muri ibintu by'abagabo cyane bya bye bye vacances ndabyibutse byaraga kebisi harabayemo concert rero bya bye bye ndamwegera ndamusubiza ngo bite bro fresh bite bazina ndamwa turitirana numva ashaka ko tumenyana ambwa ntabwo wa petit frère nari umwana igihe yari nari umwana ni kera nyuma sizi ko twagiye kurana match ya sport turakubitana akurikije twe twakubitanye rero kwa kubwira umuntu ngo uramukunda uramufana ibintu nk'ibyo nyine nyuma tuzakubitana kuri match ya sport turahora twicarana tuba amahome gutya nyine mfata nimero nafata akanimero bigenda gutya n'inshuti yanjye no hari hose munsi huriza big up ubu bayenzi nyine nabayenzi kurumva nzi bya urumva wari utarajya muri shoes narajya mu nkweto urumva nyine nkubwiye aho nzi byaturutse nyine tukiga nyine mamya neza ko nubu hari abantu benshi batanazi ngo Murenzi Fabrice ariko nzi shoes abantu benshi batazi nzi aho rituruka kuri Murenzi nyine bakatse mure hasigara NZE nzi nyine nyuma ngiye muri business nibwo navuze se ubundi nabifatanya mbifatanyije numva bisoneka neza uravuze nyuma ugiye muri business ngaho tubwire ubundi iyo tuvuze ngo nzi shoes ni mu ntoki akora iki nzi shoes okay mvuka mu muryango w'abana batatu nduwa kabiri mu bakobwa babiri uri hagati y'abo bakobwa ndimo ndi hagati umuhungu umwe sha ndagatambye rumva ke nkanariza amashuri yanjye nagarukiye muri secondaire nto narangirije ndavuga se ubundi university ukunda kundi ishuri why not really nubwo wama miliyoni 100 sinarisubiramo ishuri nzi kuri mu bantu bize amashuri meza no kwiga ushaka amashuri meza kudakunda ishuri bibaho nyine numva gusa ikintu nakoze nabaga umwana ukwa runaka naganze kwiga ya yo nanze uko hari abantu benshi twiganye bamwe barivuyemo watinye ko bazavuga ngo umwana uko runaka yanze kwiga iyo biya ku bushake bwawe ntiwari no kwiga nawe kwiga zakora uvugishije ukuri nawe kwiga kuko n'ubu mwashyikiye yanjye kumbwira ngo umunsi baje kwicara mu bwami kuko ni famille cyangwa se ubundi wakomeje kwiga uko barabakuje ama university yendaga nubwo mwakora ikimwe mwatekewe rigashya aya kwiga byarangiye Imana yarakoze aho nagejeje nibyo none se wumvaga n'utiga uzakora iki numvaga nzaba umucuruzi tu ko navutse muri famille y'abantu bacuruza ni ukuvuga ngo yo kuva na kera muri we gucuruza byari urumva navutse mu muryango mama wanjye yaracuruzaga afite acuruza mu mujyi ku iposita Mamariri yitwaga Mamariri numva nyenza umucuruzi nzacuruza kunze ngacuruza numvaga kuko yari afite na yagitunza na restaurant yajya muri restaurant rimwe na rimwe ubwo abantu bo ku iposita hariya ngo ku iposita turasuhuje cyane bose baranze ngo uvuze Mamariri batabona nyine isura nyine yanjye gaho rero twinjize neza wowe urumva uri umwana urakuze muri famille hari amafaranga barakwishyura ariko ntushaka kwiga urashaka gukora muri wowe byajemo gute byatangiye gute ese wari ufite igishoro ese wari ufite umutahe byagenze gute oya nakubeshye nta mutana ari mfite nta n'umuntu natse n'umuntu muri famille ngo amafaranga ngo nkore business oya na mama wanjye yarinze apfa namubwiye ngo ngiye gukora amafaranga business oya nge narihigiye okay uri umwana w'umunyamujyi hari ukuntu nawe ucengera mu bantu nk'urugero nk'amafaranga nakozeho nkuzi kiraka nagikoze kuri concert amutipe twa Brice Nore n'umushiti wanjye kuva kera tukira abapeti ako ni mukuru n'umwana ukuri ko bari bakuru anshira arambwira ngo se waje ugakora ikiraka ndagenda ndakora nanjye gutanya gukora gutyo ku mafaranga ako ari kubona amafaranga nakoreye ku giti cya papa ngo ugiye kwa mama mu kazi ke ukuyemo make urihembye injaburo urumva n'ibyo ariko urebye gutangira gukora kwanjye kuvuga ngo ngiye mu nkweto isoko ry'Nyamirambo sinzi uburaresenye ndahabona harabasenye nakundaga ibintu by'ingo nakundaga ibintu by'inkweto
ntabwo njya no kwiga ngiye ku ishuri nambara urukweto rushyashya gutangira ishuri ntabwo byashobokaga mama yabaga azi ko ngomba kungura urukweto rushyashya cyangwa nanjye nkajya muri resitora ngakuramo amafaranga nkayiba nk'urukweto ko n'abantu twiganye bose bazi ko nambara inkweto nziza so rero nyuma nubwo narangije secondaire 2013 nyuma najyanye na business nakozemo ndashaka kumva hari ibintu byaturutse eko ari inzira ndende cyane gutazivamo tugiye tuzucamo nyine ubuce buce ariko nibura ahantu uri kuvuga ngo aha niho naturikije akazi cyangwa business ndakora wenda mfumbatiza nk'inote ya senkani cyangwa ijana mu ntoki zanjye ari yanjye ku giti cyanjye ukurumva nagiye nakoze mu boro byaje gutwaduka bitaga kambuca ndabyibutse kambuca rero ari umuntu wakoraga iruhande rwa mama yarabicuruzaga ndangije kwiga ngo sinakunda akazi wacuruje kambuca nazicurujeho ndamukorera uwo muntu ngangenda nkazirangura ngatandongeraho izanjye ukamuranguriramo nkamuranguriramo nubwo hari ibintu bajya bavuga ngo ibanga ry'amafaranga nta muntu urimenya buryo uri mu kintu muri business y'ikintu nibwo umenya kata y'ikintu uwo muntu aracyariho namusuhurize kabisa zamusuhuriza urumva yaramaga ngiye kurangura kambuca nka 200 ngata ndangura 150 sinkana ari izanjye ko amafaranga mpembaga n'ubundi yawe y'amafaranga atica nakize mbangahe nimbari sinibuka neza ko amafaranga make cyane 5 se oya ntabwo yakumemba 5 ndajya numva ko ndashaka kumenya niye kapitali watangiranye kapitali natangiranye kapitali naye sinyiza ubwanjye kugeza iki gihe kuko nagiye arakuntu ugenda ukura udufaranga utubika njye nagize imana yo kubika bwa n'ubu mu cyumba cyangwa musenjemo wasangamo agakese cyangwa nangurikira kuri social media bajya babona mfite agakese nyuma gushama amafaranga ntabwo nabwo kapitali natangiye kapitali y'ibihumbi 10 yanga oya ahubwo nagiye nkora nkajya mbika udufaranga yaba 10 nkaribika nkarya 2 nkabika 8 nk'urugero nikora ikiraka cya mbere baduhembye mu 30 yari ikiraka cya King James kwa King James kwa duturanye Nyamirambo Cosmos yari kugurisha albums rero kwicara umuntu yazaga twara CD ye akakwishyura gutyo akumva ko twe duturanye ari umuntu duhorana ari umujama ngiye amaye 50 abandi abaha 30 ikindi kiraka cya mbere umva nagiye mfata amafaranga nambika nawe nakubwira ngo nafatanje kapitoni ahubwo ikintu wambaza ni gute inkweto nzanzishuzo zigiyemo neza kuko niho kuko dore ikibazo nyefite ni kingi kandi gikomeye iyo umuntu ageze muri uriya mujyi hari ahantu mukorera downtown ahasanga abasore n'abakobwa mama papa benshi twita ngo abakweto bacuruza inkweto benshi ariko ugasanga izina rikunda kugaruka mu matwi y'abantu ni Nzi Shoes kugira ngo Nzi Shoes uyu mwanya abe nawe afite inkweto atazi ko zingana acuruza akeza kose kaje muri uyu mujyi ari we bakabarizaho igishoro cyavuye wari ufite iki mu mufuka wawe hamwe n'umujene ukumva hari shaka kuvuga ati wenda nimba aratangije umbisenkani icyo gihe wenda ngiye mfite 100 nakwinjira mu nkweto bikemera ku gishoro natangiranye cy'inkweto natangiranye n'inoti y'idolari 100 twabaga Tanzania ari umushitanyi yitwa Migi Mugiraneza Jean Baptiste ubu ni coach shout out to him munsurize respect twaba turi kumwe na petit frere we aduha amafaranga amadolari 200 tugabana umuntu afata idolari 100 nje ako amafaranga yaduhaye tugore nk'abana nyine tukore shopping nyine tugure nyine twatuze mu gihugu ariko bwa mbere Tanzania nje ndabaga ntabwo nagura inoza imyenda na shopping nakora umva ndyamye na ngabo ndambwa amafaranga nje ntabwo nakora shopping nangwa se unazi twashoresha tugomba ibintu twabyuriza Kigali we bwa mbere arabyanga
asa nyine agira dute bwa se grand frère arabibona gute iki n'iki ajyamo akantu k'ubwoba ndamubwira ko sawa mu gitondo ako sharat kuri no social media biya tutwubaha ikintu bita social media nakiri ikintu kiza cyatuzaniye nk'urugero ngiye bwa mbere posting naza sibundi bapostinga akantu nkareba bapostinga n'akakagohito kuri WhatsApp na Facebook shiraho icyo gihe wari ufite nk'inkweto zingaho postinga ntabwo zari nyinshi nari mu bagiye mu isoko nguramo inkweto muri ya $100 muri $100 uguramo inkweto nka zingahe $100 naguzemo Godio ngamo n'inkweto ebyiri za Max ubwo ni imiguru 3 ufite nefite naguzemo Godio bumva $100 Tanzania cyo cyavunwaga 200 na manema na 10 ngamo Godio zaguraga hafi 30 y'amashiringi naguzemo Godio ntiutse ndashaka ko ari enye Godio imiguru 4 nguramo n'inkweto na Max ebyiri imiguru 6 y'inkweto ako ngira ngo natangiye ku nkweto nk'izi natangiye kuri Godio kwera abantu twiganye muri apero ngo abaye Emery yari yabakinnyi Amonde ari mu yabakinnyi mvuga si inkweto nzazijyamo gute oya kamanzi ndebe muri Godio ko zihenda n'igiciro cyazo zigura mbaguze Godio ndazohereje Godio imwe mbona abanye 50 zarenye mbona bamaye 200 wow kuri ya Maxi Max nayigurisha nimba ari 30 ya Max ebyiri mbona umuntu arazinumye anamona agasentire nyamwishe kenza mbona byanishaka ko bishaka kuzarya uhereye kuri $100 wahawe ngo shopping nahereye kuri $100 imiguru 6 y'inkweto urayipostinze warayikunze urayigurishije ibiko nuko kuri aho wari ukirinzi aho nanyirinzi urumva ko Tanzania twahabaye umwaka umwe n'igice nyuma tuza kuvayo njya Nairobi ngeze Nairobi sa n'umuntu kanda pause mbivamo nyine ako nyine nagiye Tanzania mvuga ngo reka se ubundi nta kintu ubundi nakora najya nza nta kintu agira iki kwa kumve ko ako kantu gaturuka muri ya famille ko navukiyemo abacuruzi amaraso y'abacuruzi urumva ari batuma mama atumaga agenda gakazana ibintu gutyo ndavuga ati kanjye natangiye nayo bikoreye ukuntu bimeze ndebe aho nzajya nkuri ibintu ngeze Nairobi namaze umwaka mbona ibintu byaho birakomeye kuki wakanze pose wabonaga bihenze cyane Nairobi byari bihenze cyane kandi n'umuntu ushaka kwa forwardinga ibintu byaho kuko n'inkweto yaho nagiye kuyibaza numva amafaranga igura ntabwo ari kimwe n'amafaranga ura Tanzania nabwira umuntu amafaranga kumva kambwe yabirahenze cyane akikanga ndabakajye nonze tu ndangije Nairobi hamushtongi twagitwaga Mika nasanze yabaga Nairobi yaragiye kwiga university nageze yo nyine mu cyama university amafaranga amuhaye nawe atashoramo business sanga dufite inzira zijya kumira kimwe ako Mika rero ikintu cyazikije kiwe urumva yarandikira nyine ndi mu mongariste anga senzi bona muhakaza akakemera $100 uko muri Casto yatinye kugwa akazi ka $100 yatinye kuko $100 yarabitinya kurumva twarona yuma yaranze kera we numva nyuma twanje kwigaza kugenda $100 byari by'ukwezi kwezi naringize ngo byari kiraka cy'ijoro rimwe yari yo kuvuga ngo nukwezi azame $100 kuko yarambaye cyane ngo nago ari ibye cyangwa abanza kurebe we abanza nyine yarambwiye ngo se arambwiye arantu nakunira akazi bagakora nawe se bahimba ngaye $100 kuntwara se kujya ni kure ko nta niki ango azajya kugaburira banagutahane naye ndebe sinabase uko nicaye no gupfusa warikorera $100 mgezeyo arahanyereka muri restaurant ntabwo nzi n'amoko menshi y'inzoga wari uri mu nkweto aba yagiye gucuruza amarikeri bankoreye rikeri umutipe twa Mika nyine Mika arangije agiye gusohoka arambwira ufate neza ibi bintu nk'ibyawe
fate neza ibintu nk'ibyanjye sigaye ni muri dute ndabese ibintu bya ibi nibye se sibye ndavuga tu n'umuntu isoko ariko n'ubundi nshaka amafaranga niki mba ndakoze ndangije akoraga y'amafaranga y'amadolari 100 narabikaga nyuma umwaka ugiye kurangira ndamwe rero Bronze i Kigali wacu ngiye gusubira muri boro zanjye warakoze kuma kazi warakoze byose ndamushimira no wa respect kabisa no ndacyamushimira n'umuntu cyavuga n'umushiti wanjye respect kuri Mike ndagaruka i Kigali fatirizo y'amafaranga sasa rero yari nkangahe niba atari banga ushaka ko byari nk'igihumbi ko byari $1,000 cy'idolari ako yongera ko ndiko nakoze iki nacuruje mbere ya miguru 6 yani miguru 6 narumva nacuruje nyuma gendo shiraho n'utundi ngaruka i Kigali nkomeza ngora n'ibiraka gutyo njya usatse no sinzi uko nagiye muri nuza muri downtown nibwo amushitanye yitwa Sano yarahanjanye mugiye guhaha mugiye gutembera yitoze mu gutembera ambwiye kuri umurumba ninje garutse i Kigali amwe darana ajya gurira inkweto anjyanayo arahanyereka ndabeye mbona byane birakaze ari mama w'umushiti wari umushiti yaguraga inkweto witwaga Jira Charlotte kuri Jira kabisa kuri nzishuzi zikora mushimira afite itafari muri za nyuguti afite itafari kabisa yitwaga Jira mama turahuza yitwaga aracyariho yitwa Jira arangije mama tumishuti amaniseta kwanza ndi umwana amaniseta y'ubuntu abanyabuntu baracyari yamaye seta y'ubuntu ngakasa turakorana nyuma mbona ibintu bitangiye kuza ugiye gutemberezwa na mugenzi wawe ya mushiti wanjye ni connection urumva arambwiye ahantu why not ntagerageza ngo njyemo umva mama nanasanze abacuruza inkweto afite umugabo wabaga China yacuruzaga inkweto ako umugabo yaranze cyangwa umwana ariko ntabwo urumva ngiye ntabwo namwibukaga adakomeza kuvanga abantu bari bamuzi mukagira ngo urumva abantu benshi bakorera hariya benshi bari muri za Nyamirambo nahe niyo ni kavukire ya Nyamirambo urumva mwana w'umujyi ndangije amiseta y'ubuntu nyikoreramo mbona byane bishaka kugira ubwo hari nko muri kangahe 2010 na kangahe ntabwo becyo bya 8 9 shaka na 2018 gutyo 2018 nimba nibuka neza ndangije mama yaza no gukoreramo njya kuzana nsura saza Tanzania nono aho natangiriye yatangira imiguru 6 noneho ujyanye igishoro kuri yandi igihumbi ya Kenya nandi umaze kubona umva nafite nk'ibihumbi 2 fata kabisi ndagenda ntiwanateze indege oya icyo gihe nari indege yayo itaragera reka kuri ibyo ndagenda ndangije hari umutipe witwaga Abdishoes ndambwira sasa unje muri business nje gutangira gucuruza sasa urumva nabaye umwaka Tanzania nawe urumva ushaka kugira ngo uyigeze ku kintu umurujyaho umuntu inshuti mwigira inshuti tukaba tubishuti no ndanje no mbwa ko njanye amafaranga yo gucuruza ese muri business ishaka inshuti iri muri iyo business uyiza bari kugira close nujya gutaya na business kwanza bantu ushaka umuntu w'inshuti wo muntu muri close urimo inama nziza ku bantu bashaka kujya muri business ko ntago wavanguje muri business gutyo wihurudutura nta kintu wageraho Abdishoes aranakomeye muri Tanzania afite acuruza inkweto arakomeye cyane wa Diamond aramugurira abastar benshi akorera he Kariyako akora Kariyako ugene kuri page ya Instagram ayibona nditse Abdishoes ndangije ndamurangurira nzana bisi naho ndataha
icyo gihe imisoro yayo itaraba miremire i Kigali nzana inkweto ndarazigurisha ako kugira ngo mama tuzajya ajya kumiseta ntabwo yasesa miseta ako kanya nawe ncuruza inkweto mu ntuza muri bag nambaye bag nyashinja kuri abajama nkabereka saka kantu si keza bro wagwamo. That's what we call struggle. Warabanje ushyira amarete ku mugongo. Nashira amarete ku mugongo n'inkweto inafite akamarete gafite akamarete abantu banzi kera kajya gusa orange nawe ngahetse mara bya bintu birashoboka. Kajya kwika abashuti banje ariko Charlotte ku bantu bazanye inoza telefone ndagiye ifite agatelefone ka Samsung na foto inkweto gutya nareko umuntu ayimwaza akanga inkweto nimbi bro kubera ifoto mbi ndaga ibintu zabigenza gute tanigo mutwe gukora iki uzangiye kuraba abajama banje ngajya mereka inkweto aho guhindura phone ngo foto ifoto nziza inkweto ku mugongo namenya inoza byabikiri hasi ngajya kwika umuntu akakweto akangwa tw'inkweto ko nabona kwifoto ari mbi ko muri nziza ari nziza mbona ikibazo ashaka kuri telefone telefone rero telefone mbaza turutse yavuye here telefone aturutse mu Rusimbi muri betting ko nawe ntucike intege wagiye no muri betting sinzi ukuntu betting note y'ijana igiceri cy'ijana mbandi amafaranga 800 banguze 7 plus wowe nta no gutangira nk'abandi kuri 4 kuri 5 kuri 6 wahise usimbuka 7 nasengura 7 bamwe ngo 7 ifotora neza wa betings na betings uko bayamaye nyabikuje niko yanjye ku mucuruzi ma telefone 7 plus banda yigura telefone 7 plus na foto imwe bana tutangiye kunyandikira ntangase fa ya foto yabaye nziza nk'uko urukweto ruri fa ntangaye babwiye igiciro muri marishyuye wakanzaniye se delivery mo ndakamwoherereje shuzi ntirajyaho ntabwo irajyaho ariko urabona ko bishoboka to mbona ko bishoboka ngo uvuge ubundi inkweto gutungwa kuzacuruza inkweto nanyine kujya n'agasafari nk'ufite agasafari kamwe ka Tanzania mbona ibintu birimo kugenda mvuga ibi ni sawa bandaje ituri ya kabiri sasa ndagasa ubundi wafungura Instagram nkahita nzi cyangwa shano n'urukweto nzishuze tumukwiganira n'abandi bashuti banje ndataha ndi mu buriri bafunguye account ya nzishuze bigiyeho gutyo ngiye gutyo ndase ubundi bashaka umuntu ubonera logo hamwe na mushiti wanjye yitwaga kuko bahanze abanguriye logo shout to him kabisa ndambwira urakoze kubun for free. Urumva ko kugeza ngaha ikintu ndi kumva ibintu byose washakaga wowe utishoboreye hari abantu mwagiye mubana neza na urebye bagiye babigira mu ruhare. Ugura rwanye gwanze ishuze ubundi kwaza n'abantu ni inshuti which is good by the way for everyone wani inshuti zanjye nigize inshuti nziza shaka bizo ziramfasha ntago zirondora zose ariko zangira akamaro n'utiyumvamo gusa bizi ko ari inshuti yawe kabisa Imana mu mugisha uko nta muntu wigira. Urakomeje rero isufungura naka IG ukubiseho nzishuze mfunguye ka IG akarongo kuko aragakoze ndagakoze wa mama nyine tujyana n'urugendo mu nkweto abona ko nanye nyine babona ko mbaye umuntu w'umugabo tangije tagasa ubundi how come ndashaka guhabovinga ibindi bintu nkavuga ngo nzajya kurangura ahandi hantu aho ngaho tugeze nkaho ngaho uri umuha kapitale yawe no nk'amafaranga tuvuge wari ufite yari arenze nka miliyoni 5 z'amanyarwanda aya mu nyungu mu by'ikibitse utaragurisha ushaka kwazari nka miliyoni enye gutyo wari ukiri kuzunguza bya bihumbi 2 wajyanye n'izindi kuzindi nyungu nyizunguza gutyo fin de fin
sinzara umushiti wanjye none washize mu bintu by'ibina. Ibi bina urebye base yanjye nyinshi mwekwe mu ibina. Nagiye mu ibina mbitinya bose ubu nzayabona amafaranga buri kwezi cyangwa buri munsi. Ako cya buri munsi naragitinye mbana mujya mu kibina cya buri kwezi. Batangaga 150. Ndabona 150 menshi. Ngende umuntu dufatanye atange senga nanga 100. Ikindi cyaje no kuntu icyo kibina byakinse gute ko ngize amatsiko bana twambuye na benshi se cyangwa wenda ni nk'umuntu umwe. Urumva abantu baba bari inyuma baratwambuye. Ndwana n'iki no kujya mu bane subizo mu bamuntu amafaranga ye tene muri amafaranga ye. Ngiye sigaye ndwana n'ibyanje ako mutwara pambanye paka amama cyenda mbwiye ko ntacyo ndambwira tware ko ntacyo simebe yose. Ndangije ikindi kibina none nje kujyamo murakinjyamo nyambwiye ngo sari ikindi kibina ndimo wajyamo tiri serious njyamo mbana president wacu atwana ahantu mbana president wacu. Niwe wahereye utangira kuyobora ibibina byo muri downtown. Ndangije ndavuga se how come ibyo bavuga se nibyo ngurabakarira ngurabakarira burya nta muntu ku mafaranga uzanye mu by'ubushuti birapfa. Ugomba kuba serious ugafokasinga ku kinimba ari gutya wowe urishyura. Ubwo nuvuga ngo ayo washyiraga mu kibina uko aje kurangura uko nabonaga niba dufashe 500 ngatafata tambisha mu ntuzi bishora mu nkweto. Ako nyuma naje guhagarara kujya kurangura Tanzania. Mu Rwanda sazi iterambere abantu China bazana inkweto bajya ngurisha zose inkweto zo mu Rwanda nazo. Narinze njya kutanza numva abantu bajanye inkweto nziza bose ku kihaho kamusha kujya Tanzania. Ayo matike niyo minsi mu nzira guteze nanjye kurangura mu Rwanda gutyo bakazikuzanira wowe ukarangura. Najya kurangura abandi aho abandi bantu barangurira abandi bacuruzi bazanye inkweto ngabarangurira. Hanyuma rero uza kugera kuri rwo kujya kwirangurira noneho urumva nyine naje kujya kurangura hanze nanjye kurangura mu Rwanda kurangura ku bandi bantu. Ariko buriya base nyinshi kugurisha buriya none akora na business zayikuriza gusha mu bantu mutiza muri ya cycle mu z'abantu b'abantu mufite. Ijya kurisha hera ku rugo ko ntabwo bavuga ngiye kutugurisha umuntu wa hehe ya hanjye nk'ubu cano inshuti yanjye itarakora nka subscribe irambeshye. Abo bagomba kuzikora kuko bagomba kuzamura. Utarayikora ubwo arambeshye. Arakwese cyane pe. Ndangije nanjye kurangura mu Rwanda nabyaye bina nyine byishyura no muramvune zirimo none ubu. Ndavuga se how come none ndashaka kujya nayo kurangura China wahana. Wumva abandi bajyayo. Bya bifi binini byo muri downtown kabisohote nanjye nzakurikira. Ndavuga nanjye ntaniho umwaka umwe. Wihaye umwaka umwe? Nihaye umwaka. Ufite angahe kandi uzajyana ko ngewe ndagira ngo numve ikintu cyabirashoboka mu bajene. Utekereza kujyayo wari ufite nkangahe? Kandi usabwa ngangahe kugira ngo ikintu cyambe mu bajene tugomba kwishamo ni kimwe. Ya wihaye intego. Hoga iki kintu ndagishaka. Mba kigeraho. Tumara amatsiko wari ufite nkangahe utekereza kujyayo? Vuga uti ngiye umwaka utanzanya China. Mvuga ndashaka kujya China ifite nka miliyoni 5. Kandi hakenerwa nkangahe kugira ngo uzane ikintu gifatika? Urumva nari mfite miliyoni 5 kandi China gwasabaga hafi byasaga n'ibihumbi 10 by'idolari. Miliyoni 10 na zingahe? Na miliyoni 15 gutyo. Wasabwaga nk'izindi 10. Umwaka umwe ugomba kubuzibona. Wabigezeho? Nabigezeho. Urumva shana nakoze cyane. Nakoze mu nkweto nkora byabira kanakoraga byo kwishyuza muri mu bitaramo. Wavangaga inkweto no kujya kwishyuza ibitaramo. Nago akora business imwe uvuye ngo yaguteje imbere. That is lie. Naje umuntu kula ukubeshya ngo nzishuzi ngo nizi inkweto zonyine zimukije zamugejeje ya. Bango nkanzi shoes wacuruzaga inkweto mu mujyi? Nacuruza inkweto mu mujyi haba niba n'igitaramo cyangwa weekend ukaburi no mu bitaramo muri ndimo kwishyuza. Yandi bamaye nkayazana he
business imwe ikaramforce indi ko ntabwo wambwira ngo one business ya growing ibintu byinshi oya igihe maze muri business n'imyaka mfite ntajya umuntu ubeshya undi ngo business ushaka gukora iyi business guteza imbere imwe yonyine imwe oya nubwo bavuga nta banga ry'amafaranga akibanga rya mbere nta kazi kamwe kakugeza ku kintu ufite akandi kantu gashamikiyeho bangu iyo mu nkweto byabaga bitagenze neza abakiriya bataje babaga byakunda ko abantu uzishyuza amatike ukabona yawe ntabwo nzi niba ari concert ihari ntanegera Brice mubwire se wanayemo akama akazi gutyo hanyuma rero kujya China byaje kwemera njyayo izindi 10 waje kuzibona narazibonye ahubwo wambaza ngo wazibonye mu buhe buryo nicyo nshaka kumenya waje kuzibona naje kuzibona nzikuye monoza muri bya biraka byo kwa Bruce Ntore n'ahandi iki wakongeraho na za nkweto wakongera na bya bibina hose ubundi utundi tuntu umuntu abakora ku ruhande hano kuntu umuntu akubwira se wande aka kantu mu mujyi uryo ikintu cyiza cya mbere bura cy'abajene kuva mu rugo soho kugende ureba usanga abandi muri ushaka kumwe yasinze aka kantu akabona nima ngiye kuri aka kantu cyangwa ukana no kwiposta ngo telefone wajya ukana telefone nakuzi gufite hano wande ni telefone nangaye ukarya injya uri senkane injya uremera we injya nahana atabinjyaburo kumbe none China ugiye kurangura umuntu kujyanya kukwereka ahantu aho uramuhereza ntacyo bicubona na Dubai nabwo mu tubona muracira umuntu akajisha gutya abari sinyare zabo akatagushirishamo kuko ntago wamuyema amafaranga n'ubundi nawe namujyana mu cyaro bamuhinjaburo none se nibyo twumva inahanga hari ya downtown ibihaba ngo byo guteresha pasi nibyo mvuga ngo ipasi iki niki naho rero ngo amafaranga yose amafaranga yagiye ava mu tuntu twinshi aragenda gutyo mangiye China ntwayeyo ndatwaye nka $10,000 natwaye $10,000 ndabaye kagende ndebe ubundi kwanza ubundi abandi bandusha iki ni momba nzahombe amahomboka bagiye gutyo nagiye meze n'ugiye gutema ntwaye nabwo ngiye gutembera naho nje kurangura bajya banangara bakaranda mo kwanga sinzi ibintu urimo kuranga bizabigurisha uraje gutembera ko muri meze mu waje gutembera ndirango turataha tugeze i Kigali byahanda bitegereza biraza bona biraturitse ako ntago byaturitse cyane ntabonye ko bishoboka uramutse ufite igishoro kapituli hejuru byashoboka urumva iyo umuntu ageze kuri level yo kujya no mu Bushinwa akazana imari akayigurisha navuga ngo hari apoje amaze kugera ahantu hejuru ni wabuka kwandika mu mutwe cyo cyambere ku buryo uramutse gwe n'amafaranga utapfusha ubusa nkanzi ishuzi muri uru rugendo rwo kuva ku 30,000 byo kwa King James ku madolari 100 yo kwa Migi ku miguru 6 yo muri Tanzania ukagera ku rwego rwo kujya kurangura guhatana n'abandi mu Bushinwa muri uru rugendo byagutwaye nk'imyaka ingahe shaka ari myinshi da kuko naranje secondaire 2013 utangira ubwo aya 2013 kambuca hamaze n'imyaka bw'imyaka 2 nimba nibuka neza twagiye Tanzania muri 2000 ubwo ni nka 15 y'ibyo byose nkurikije 2015 nibwo ngiye Tanzania 2015 ngiye Tanzania kuko urumva ngiye gutangira gucuruza inkweto nayitangiye twingi 2015 ngeze Tanzania ujya mu Bushinwa muri Eto 2025 yego imyaka yagiye yagiye nagiye mu sima maze n'imyaka nk'ibiri mvuyeyo wagiye nyuma ya covid yagiye nyuma ya covid nko muri 2022 yagiye nyuma ya covid nimba nibuka neza byagutwaye imyaka nk'irindwi utangiye urugendo kugira ngo ugeze muri abantu bajya kurangura mu Bushinwa ntabwo ugeze ucika intege oya burya ikintu cya mbere mu buzima ukoze ikintu gikunda nuko nakubwiye before n'abantu bazi ko nakundaga inkweto
no ku isoko kuri Nyamirambo ngo tarazaga kambwira ngo nzi banyitaga fa hari akantu twakuboneye cyangwa akaza mu rugo akanzanira ngakora uko nshoboye ngafata urukweto rumwe ngarubika nkamuhaye 5 hamwe ngo nzazana ku cyumweru niringiye iki ko nzajya gukora kuri restaurant nzakure amafaranga nze mwishyure nuko ngo ikintu cyose ugiye mu gikunda ngiye n'inama n'urubyiruko rushaka gutanya cyangwa rushaka kuza mu bintu byo gucuruza ntuzajye mu kintu ko runaka akirimo kwanza uragikunda ubyiyumvamo nuko n'ubwo bavuga ngo urugero ko mbona senzi yabikora sabayeho oya ushaka kuza ngo nkurikiye kubikanga kwanza wanze kunde icyo kintu giye mu domaine mbere yo kubikora ngiye nubwo bamwe gucuruza imyenda sinabibasha none nta gihe wabonaga ko byanze uhombye none ugiramo kumva ucitse intege agato ejo bizaba byiza kuvuga ikintu we expectingaga murabona tuvuge umuntu wagiye nko gucuruza wenda amagi hariya agenda avuga ati ndobo y'amagi nzi neza yuko bari bukureho 1 2 3 4 5 mu masaha 6 wenda nkaba iyi ndobo nyimaze we byose byahoraga bigenda uko cyangwa hari ryo gisabutore nkata zirampombe oya nje na munsi mwe nsheke intege ku nkweto nta nkubeshye mvuga nshaka kwiyemera oya niyo bataziguraga wabaga wumva zibugurwe nawe wagase n'ubundi kizagurwa ko ni ikintu kidahomba kitanapfa si inyanya ngo zirameneka zikora icyo ya ngo nagiye mu nkweto ndazikunda nanjye nkazibuda nkazambara nkajya mu bajene bashiti banye bakabona kwambara kweto kezoze ariko ndagafite cyane agakuramo akambara ubu duhereye kuri bya bindi twahereyeho bike kuri kambuca twavuga ko maze kugera nko ku mutungo ungana gute nta muntu afite agereranya nushaka ntuvuga umubare fix ngo tugusabye umubare ngo n'amazeru ko ne navuga twenda hari aho ngeze hana oya aho ngeze meze neza ntago wangubitira nka miliyoni 1 ntayibona iyo akandi aho meze neza akakubwire tuje tuvugisha ukuri mu basore muri uyu mujyi bamaze kumenyekana ifaranga umusore ashobora kwifata uyu munsi Dubai ejo Indonesia yagiye muri vacances ibyo harimo n'abakapo tuzi no bibaho ibyo iyo akenshi ubushobozi bukura heho imeze bite no nago ubwiye ngo ikintu gishaka uragiharanira ushobora ngo uyu munsi ngo nkoze vacances ngiye Burundi cyangiye Kampala undi ntago hakiri mu rwego rwawe wowe uvuga ngo tubwire kuko wowe uri ku rwego rwo kuvuga ngo ndakoze ndasevinga amafaranga ajya Dubai cyangwa ajya Bali nyine nibyo namubwira ngo akora ntago bikora buri munsi bisafatika okay tuyege kujye guca ku ruhande magaze neza nta kibazo icyo nashaka nakiha nicyo nashaka mbyoje ngamikesha inkweto no kuvuga ngo nicyo nashaka ko n'urubyiruko rwumva cyangwa se nundi utari n'urubyiruko ushaka kujya muri business birashoboka ushaka kuva kuri kambuca ushaka kuva ku note ya tarani ushaka kuva kuri hasi hashoboka ikintu cyamene kimwe nucike n'igihe cyangwa bana baraguseka by'abantu bwa mbere nkora ku muryango bwa mbere nkora ku kiraka baransize kwa Bruce ni gute arimo kurya show bro koko ni murakura nyine wikira umunyamujyi urimo kutwikiza wowe bakuzi hamwe muri secondary wize kugakweto gasa neza kuki ikintu cya mbere ni ukudacika intege ugashama imbaraga ukavuga ngo akazi kose bagakora hustle yourself kuko rega ejo nejo bundi n'uzireba bazi y'ababyeyi bacu baduhaye ubu umurage nuko batwikira amashuri meza nategerezaho ibindi nta kindi kintu nta muntu agusomwe mwabwira ngo mama ngo mama cya papa ngomereza inuza wanjye oya ntago bikibaho nibyo ubu kigiye no ngo wako education nziza igwa profit ibintu byose byiza akanya ntatinya kuvuga ko nzishuzi rimaze kuba izina rinini cyane mu nkweto nako ni no mu nkweto gusa ariko hari n'abantu bakuzeho kubambika udacuruza imyenda ubambika utabamuganire argiye umuntu akureba ubundi kwanza ni icyizere iyo umuntu akugira icyizere byose birashoboka
n'imyenda ndayikunda ariko ntabwo numva nayikora. Shaka gutya nkareba nkakubwira ngo iki kintu cyakubera ucyambaye gutya byakubera. Iyi ni impano, sinavuga ngo ni impano mfite. Ni impano ufite. Kuko nta muntu umenya. Ni impano ufite, twe turabizi twebwe bo bakureba. Ngo shaka kureba nkavuga iki kintu, shaka kwambara gutya bikajyana, kwambara gute, nyine ibintu nk'ibyo. Ariko njye ntabwo nakora iduka ry'imyenda. Simba numva narishaka. Wapi ntabwo bikunda. Ntabwo ndikunda n'abashiti banjye babiza ngo se bikundi. Tuza amaduka. Akora imyenda avanze n'intuza kucyo udavangamo oya nago ya. Ngewe ni inkweto ni nzishoes. Ujuza namba rukweta wonye kuri internet ndema nandi ndashaka ruhenda ko urusangemo. Mwiduka uribone ko rurimo. Nta gashya wigeze gukora muri ubu bucuruzi? Utibuka ndakwibutsa. Nagashya. Kandi mbona ntako nibuka. Hari uze kubwira niba ari byo. Wigeze gucuruza inkweto utawe wambaye amasogisi? Ago sindagoye izo nkuru. Nizabamotari. Nizabamotari. Byabayeho. Nari nagiye kureba match. Nari Tanzania. Akujije nari nagarutse mu Rwanda. Nagiye kureba Migi. Ndanje turimo kureba match umukiyi bakinana. Naho ngenda ndashaka kwishyura amafaranga kuri miyo nkweto. Yayikunze. Ako baje mu Rwanda gukina muri equipe nationale y'Amavubi. Ya Tanzania. Baje gukina match na Mika n'Amavubi. Yitwa umukinnyi twa Juma Kaseja. Wa munyezamu. Twari tubaye inshuti nari nabambitse baza mu Rwanda. Ngiye sasa njyayo rero. Kwambikaga n'aba pro. Duhurirayo sasa duhurira kuri stade. Arambwe iyo nkweto urayikuramo nkwishyure. Ndambwa nanjye uramo nshaka ndayikuramo. Ngira ngo ni black. Mbona umuntu akuyemo amafaranga ibanda arambwe ngakira. N'inkweto zanjye. Nanjye nguramo ndamuhereza. Nambaye isogisi. Mba muri stade amaze kumundagina arafata moto. Ibintu biravura ndabarahiye. Ndavuga ngo watashye wambaye isogisi. Nambaye isosi ry'umweru. Wocyura amafaranga yawe tu. Kandi nagiye kurangura icyo gihe. Ndanje mba kuri stade niga moto. Njya kuri hotel ninjye barakise ubu byabaye gute? Bakwibye inkweto ngo ya. Ndabihorera nyine. Nazigurishije. Cyane guri ako ka. Nabundi sura bikora usibye icyo gihe gusa kuri Kaseja. Hano ubundi para abandi babinkoze aho ngatangura kamambiraho. Nubwo kuko ako kantu kakuzwiho abantu bakakuzeho iyo uye n'umuntu uko wambaye akabikunda arishyura ugakuramo kamuhereza. Bibaho kurumva none mu gihugu kitari kiwacu. Na i Kigali wapi ni wabikora? Nakuramo ngafata nkavungagura kamambiri z'igihumbi za umoja cyangwa gutunga nkamuhereza agatwara. Kandi n'ubu twicaye kwa ngo ibyo wambaye bikura ntabikuramo. Tukarangiza ni cash cyane n'amafaranga. Icyo gihe natashye n'amaguru kugira ngo mbone moto n'amasogisi. Bati mu ni muzima yasa. Nuko bava ku mahoro. Ukajya gufatira moto kwa Lando. Nisogisi mu muhanda. Nisogisi mu muhanda. Ibaza wambaye neza, wambaye isogisi ry'umwene n'ibirenge. Ndamwaha ako nawe bikoze ashaka kugira ngo areko nimba ndi seriye. Uko yari yambwiye ngo wanaza ndambwo ya ngiye nimba wanyishyuye turaranzanya ngo hereze ibyawe nanjye ntwari ibyanjye. Ambona ndi seriye. Arambwira kazinya arayama. Naye nguramo ndamuhereza. Cyakora ndomwe pe. Ngaho mbwira muri urugendo rwawe niki kintu cyabayemo kikakubabaza? Cyo cyabaye kambabaza. Muri urugendo. Ko kugira ngo ugere ahangaho ugeze. Shako gihari kikomeye cyane da. Ukimbabazwa na mama wanjye. Ko yapfuye atabonye nyine nzishozi nyine. Atanambaye n'urwo rukweto tuvuge ngo
umwana wanjye wanyambitse yambaye umwana wanjye aranyambitse cyo kintu kimbabaza buri gihe every time kiragaruka nanjye ndyama nareba ibyo nkoze cyangwa ibyo ngezeho burya bashiki bawe ntabwo bakora ko bakunda mama wawe kukubyaye umubyeyi nyine umubyeyi ari umubyeyi akarapfuye nyine atambaye nk'ikintu cyanzishuza cyo kintu kindabaza buri gihe kiza mu mutwe wanjye numvaga nashaka no yarazi gusa imbere yarazi ko shabika nzi gukora ko nyine natangiye kuri biraka kera nyiga primaire ari wakoze n'icyo kiraka ari naguze ibintu ari ikinyamakuru kije kuza cyitwa Satellite Magazine nimba ukibuka neza cyari cya Crispin shout to Crispin siza hana babuka kabisa ko shout to him kabisa namukoreye Crispin tugurisha bya binyamakuru bye nyine habaga n'ibintu byabaye bya MTN bya Miss bro wanacuruje n'ibinyamakuru ikinyamakuru cyitwa Satellite Magazine niyo mpamvu ngo ibanga ry'amafaranga urivuze n'iri ntago upfa kurimenya n'ubu naho nakubwiye naho hera kuruma ngiye dukora bwa mbere twumva natangiye muri Satellite Magazine ya y'umutipe twa Crispin na ba Bruce urumva byari ibintu barabana babajene bishize hamwe bakora nyine bakoraga no kuri radio Contact FM bakayagurisha bavuga inkuru wandika none haba concert bagafata ikinyamakuru bakagitereka tuvuge nimba ari aha ukazwa kiguru kicira amafaranga agitwara iri mu babigurisha nawe ndiaho mu babigurisha hembwa nkangahe shaka nka Kenze 20 gutyo naho mbyibuka neza kuko ni hamaze igihe ni kera abangaye bazi igihe cya Satellite Magazine kera kubwaza contact na bamurenze urumva nicyo urumva nakoraga nambonye bitanu nka bizatamwe mu akira kugira ngo bibyetana muhagana byari kwigura umwanya kuko umuntu abakoraga nijoro kandi ntabwo umwana wamagara uruhushya atabanga atazaba imbo yo urumva wakoraga akageste ukamuha kavuga ko nyine ko wakoze ibi bintu wagiyemo bifite amafaranga bifite inyungu nimba mama Even amugatamfumatsanga bitambugane nanjye mama masigaranya ya ikajya kugura agapira mu biryogo kuntuza kwitara wakunze amafaranga kera reka unayabona nicyo kintu kindabaza ko mama yarabo yapfuye nyine komeza rukire mu mahoro atabonye nyine brand yanzishuza atabonye nzi ari umuntu w'umugabo nyine abone hari ubwanwa haje ubwanwa cyakora nicyo kintu kindabaza none cyagushimishije kikongera kikakumotiva ukavuga wow I can do this ikintu kimotiva every day nuko tukiga cyangwa n'abantu ukuntu babona apparence y'ukuntu babona umuntu hanabona ko nshaka kuzabamo n'imbobo nyine indererwamo bambonagamo ko ntabwo ari bambonamo kuki bagiraga bakareba murenze bakavuga ngo azavamo imbobo ngize amatsiko aho kubera au fait ukuntu imeze apparence y'umuntu n'umuntu ushaka kubona gutya sutse tutuntu ukuntu akumva ko nabitekerezo namuha bizima nyine abantu judging umuntu uko atari yego parence toujours none wavukiye nyama bose n'umuntu azanywa itabi cyangwa ikigaro gendamo je ni bigana byangize ibigari binywa abantu binywa inzoga bikore itabi bikora iki ariko ngiye naho nabigiyemo nyine bitewe n'ukuntu nawe wakuze nyine umeze ngiye nakuze mu ngo mashaka guharana ngo hari ibintu bavugaga n'umushiti wanjye yambwiye ngo yamaye lift uvuye Tanzania yitwa Bilali turimo kuza arambwira ngo uzaharanire kutitwa kavukire tuzana zakavukire baba ngo nta kintu zigezaho ukanda kibuka naketse nicaye kama motivation no nicaye Menyaga bava mu kavukire yimukira umwe mukira ibyo bintu bikajya bima motivation nyine okay ugize imana ukabona bakuru bawe cyangwa bakuru bacu ibintu bagiye bacamo nyine cyo kumenya stories z'umuntu bigufasha kwirinda ko nawe utazaba nkawe niyo murongo nagendeyo cyane ko n'inyamirambo kera natwe muri za secondaire aho twize bavuga aho n'abana ba star nyamirambo wabonaga nk'ikigo cyose kiri kureba ngo yase bonaga ari kirara kanya bari ugasanga ni n'umwana mwiza
ubwo nawe niho bakura akavuga atuye nawe azamera nk'urugero nka za taxi Nyamirambo izo yishanyije mu abastari nawe nabazi ko muri mwe nazanye zabo mu convoyeur cyangwa mu mushoferi wazigendagaho cyane ko nazikunda baramva zari mva ese urufite makazi barashiti bane cyane gusa bagafatira umwanya nk'urugero nyine seconde n'amafaranga nzi kwishyura taxi abashoferi n'abakonvoyeur bose b'Inyamirambo abantu bawe bana abantu banjye kabisa ye mama amafaranga y'itikinga nkayabika bakunda kugenda nko mu modoka ni nyinshi ntabwo wari ufite imwe special uvuga uti ngi niyo nkunda wenda izindi ni ko ari nyinshi da ko ifite abashiti benshi urumva ryarobaga umushiti wanjye yarobaga imodoka nimba ari Beyonce cyangwa Manchester cyangwa Arsenal ngatanimukira muri iyo taxi nyine n'ikigare cyawe cyose kubura kijyana ngatafata n'ikigare cyose n'abanyeshuri bose domburi ariko nanjye babura akazi babirukanye ya mafaranga nagiraga iki narabatungaga watungaga abakonvoyeur bakaza mu rugo ngabaye ibiryo bakarya nta muntu abizi tukora tukigendera nyine ko kuntu bakwirukanaga kuri taxi bakwirukazwe nanjye siwanwaraga ubuntu nimba usabye 5 2 Gisenyi isanga yaguha kuko ntabwo nzi kwishyura taxi niga reka tugushimire cyane ko icyambere tuba dushaka ni ukumva niki cyateza urubyiruko imbere ese birashoboka umuntu ashobora kuva kuri 0 umuntu ashaka kuva ku 30 kuri Kamuca uyu munsi akaba ari umuntu ujya kurangura mu Bushinwa akaba ari umuntu planning akana planningira vacances ngewe njya mvuga ngo iyo umaze gukira ukagera ku rwego ushaka gupanga uko uzakora umwaka wawe na vacances kinjiramo nta muntu ugujije tubyemere ntabwo busaba hari uko uba uhagaze mu magambo makeya gira inama urubyiruko rugenzi rwawe n'abakuruta bacyumva ko ibintu bidashoboka aho ari ku mafaranga afite ari yose uko angana gusa ikintu agirayo urubyiruko kimwe ni kimwe cyangwa 3 nagira umuntu ukubeshya muri iki gihe ngo watangira ku bunyobwa ukora icyo ntabwo ibyo bintu byemera ku myumvire yanjye ntabwo byemera ko umuntu ashaka guhera ku bunyobwa cyangwa amagi akazana ubu turi 2025 Cya twumvaga stories abantu ngo batangiye ku bunyobwa ngo rubangura ngo yahereye ngo kunyaya ubu ntabwo bishoboka ubu igishoro cya mbere ni kimwe ubu cya mbere banzwe inyangamugayo bakubanza abantu bakugira icyizere niyo gishoro buriya cya mbere buriya kuba nani nshaka ngafata umwana nkamusiga mu iduka akacuruza nanyibi nubwo rego wakwibarega burya nagufata inkweto tuyigusha 45 yose ashiye mu mufuka munabizi ko banabiba kuko barakwiba burya n'ahantu n'akazi katagira umuvuno reka no kubyita kwiba mbese baragavura ari no kugavura n'umukozi mu rugo umutuma inyanya zasenyisa akazana za desi ibyo rwose ariko pana bavuga ngo ufashe amafaranga 35 yose urahatwaye koraho duke twawe utuntu dusiga ushaka kurenza arega burya kwiba nese ngo ungiye ushaka kuzigira ikintu nkakirenza amafaranga yanyishaka ko wamugana usigiye inkweto ikintu cyamera gutekera no gukoresha mu mutwe kuri 50 akaba yanjye ugasubiza umuntu amafaranga ye ntago yatwaye kuko ufite ukuntu wowe wakoze ibyawe umuntu amafaranga ye boss mwiza ndimo kumubereka abashaka akazi urumva wowe kibi nurya amafaranga yose wifata y'abandi baveritse umuntu utwara injyabura yawe usigarane rero igishoro cya mbere ubu muri ubu buzima kugirirwa icyizere kubinyangamugayo nyine niyo uko bimwe ibintu byose ngiye nk'urugero nk'ahantu ngeze cyangwa ibyo ngezeho ni icyizere no kubinyangamugayo kuba ushaka kuzi ikintu gisanga ko kinsigiye nta kindi gishoro naho ngo natangiye mfite ibifaranga byinshi oya kandi ubu nta muntu wigira ndibuka nagiye kuri radiyo 10 banumiye mu kiganiro kitagutanga neza gikorwa n'umukobwa n'undi muhungu nawe niko ari n'amazina niba ndaza kubwira bama interview bambwa se muri ibintu bagize bakwakamo amafaranga nyine giti kugira ngo kuzamura nyine gupromoting ntabwo byize kubaho
ku muntu none numvaga namwisanzura ngo se wampromotinze Arabwira ati Petit zanayo. ahambwira ngo ntawaragiye kubigenza icyo gihe nari ndi hasi nta mapfa nifite ashaka kugira ngo gusa akazina kazamwe gusa kagaragare nyine Warayatanze se? nari natanze namwihoreye muriro umuhari na n'ubu Umuharo uracyahari. nawe uracyakuri ko ntacyo byarangiye Ubuze ko wazamutse. ubu nayamuha akanza nkamubwira ko nanjye Kuzamuye atakuzamuye n'ubundi warazamuye. narazamuye nyine ikintu cya mbere ugomba kwimenya kwipromotinga kujya muri za nshuti zawe nyine nakubwiraga ngo kwanza banza wubake ikizere muri wowe sako yawe muri za nshuti zawe zikugira icyizere use ko hari abantu twohereza muri Amerika batanatuzi inkweto umuntu akaba ari nka USA ukamwoherereza kwa delivery akazaba kwishyura akakwishyura kuri niyo nakakohereza amafaranga ukamwohereza inkweto abantu munkurikira muri hanze mushaka inkweto please guys contact urumva nimero ze ndaza no kuzishyira niyo mpamvu bamubwiye ngo ntanga tugaruke inyuma gatoya mutamike tubigira bref umuntu umutipe yaramagaye kuri radio ahanga se yaranyumvishe kuri radio nanze numero nyimaza kumamagara ahanga se wamfashije cyangwa ngufashe nawe se kugufasha harimo ibintu bibiri harimo inama harimo n'amafaranga ngufashe iki ndambwa seka ngwaze ubundi wowe mu bwawe urashaka gukora iki ufite ishoro kiki hano ngakoraga mituyu ngo birahomba ngiki niki ngaba mu cyaro ndambwa se umva wakora iki ngiye business wakora nyine wowe mu bwawe wakora nyine aramwe ngo yumva akakunda gutwara nyine imodoka yumva yaba umusho namwe okay ni sawa namwe nako ntago mfite ubushobozi bwo kuba ngiye kwishyura imodoka cyangwa iki gusa nimba hari ikintu wumva ukunda wowe nubona amafaranga uzagikore ndamwihorera turangura koze nyuma y'imisi mikenga yamanye cyo SMS cyangwa se wamfashe iki niki abase wundi muntu namwe se wagufasha ngushaki nko kwishyurira kujya gukora provisoire ndamwe shaya amafaranga yamwohereza agenda kuri provisoire nayitsinda nambwira nubwo bushabasha bwa nari mfite ubwo nawe nawe wagira wakwirwa nambwira koze niyo mubwira ngo nta muntu wigira nanjye aho mfite ahangeze amaboko yanzamuye nimba nkubwiye ngo Aime Crispin yamaye kiraka Bruce yamaye kiraka Migi yamaye amafaranga $100 jana kugura imyenda sinayigura Ajira yamaye seta kwikoramo iki namaboko yanzamuye ako nagiye kunzama banje kureba iki uko nitwaye uko naberetse nyine imyitwarire ya burya imyitwarire ni konta mu bintu byose byane nakubwiye nyine twajemo hano twajemo muri sako imwe gusa nyine ku rubyiruko nagira inama icyambe nuzajya mu kintu ko mugenzi wakigiyemo kirindi kigare kubigare birashukana kana nuza ngo ndashaka kuba nk'uyu oya ba wowe ukora iki kurimo nimba numva ngiye nkunda guteka kwa restaurant yego nimba wumva ushaka kuzunguza inkweto zizunguza nyine nakwiganana nuza ku business uvuze ngo kwigana nzi uzabuze mu nkweto uvuga ngo ndazikunda nazikunze ngiye wageze umuntu ukubwiye ko cyangwa ngo yakubeshya n'abantu mba n'urukweto ndebye ko ngiye gura inkweto nabo mwenguze inkweto ihenze y'amadolari 200 baransuzuguye nagiye mu iduka Tanzania ugati ntiyayabona mutkurane nabo mu Caritas nsuzuguye shaka kwifotora namwe nago bafotora hana kubyemewe umuntu nihagaze natashye ndaryama nitekerezaho ngwe umuntu asuzugure kwa amafaranga $200 bwake mu gitondo subirayo mfata bisi
ndagenda njya sanga atanafunga ndahicara ndamubwira nashaka ya nkweto ndamwe nyambika ngo mikeye ndamwe nyambika tureko intambwe yanjye fitting neza nandi ndamukoresha kuri 200 yawe ugiye kwishyura amafaranga yatanze amadolari 200 ndamwe nandi ndashaka kureba ko nanyuma agaciro amafaranga nafite amadolari 250 sinabyogirwa ndemera kandi ngo nafite isigaje iminsi ngayi kubatanye kugira ngo nahe ndemera to nandi ndavuga kanyishya ko nawe musuzugura nawe mwereke nandi nihisha agaciro kwa nawe kumugana wa president nyakubahwa wacu PK wihaye agaciro na mugenzi wawe agaciro nandi wawe agaciro warayambaye warayigurishije byagenze gute ngo narayiza ndayambara n'ubundi acyafite nyine n'umunyira ngabisa ngoga nakubuze mva ngitereje ngoga naje nibi ni okay no mfite inkweto nyinshi mfite souvenir nyinshi nagiye ngura kwera umuntu uyu cyangwa iki niki inama imwe irimo iragarukamo cyane muza gusunitse ni ukuba inyangamugayo ukagira n'inshuti nzima ukaba uri umwizerwa ugahera muri abo ngabo bari hafi yawe fata ubwira uyu musore yambaye neza kuri wowe cyane ko ukunda no kubambika hamwe n'abamwe aba yambaye ate ntabwo reka kwambara neza none se kwambara ibintu bipika ibintu bigize ikiyoya nk'urugero uramutse ujya style ya Chris Brown yambaye ibintu simple kakora bimubereye ushaka kwambara agapantaro kakwegereye kari kuri simezire n'agatisheti n'agakweto mabona yawe sawa nk'amabara ngatarenza 3 kuri njyewe urakoze cyane nicyo cyose cyanyuma twari tugufitiye watanga nimero yawe kutubwira naho ukorera mbwira abantu mukore subscribe kandi mujye kwanzi shoes ahubwo banza kuri subscribe kuri Gisa Gisa Foster kuri Gisa Foster subscribe yo bagomba kuyikora vraiment niba utarayikora tuzaranye warahindutse yako nibyo tutanaziranye yikore unteze imbere ntacyo bitwaye rega nabonye ko azanye n'umugabo wawe ko yarayikoze ijya kurisha ku mugani wawe hera narayikoze ijya kurishira ku rugo hera ku rugo tubwira karimiro kawe ubwira abantu ahantu ukorera noneho nagira ngo abantu mujya kwambarira ahantu hazima ibintu byo kwambarira ahantu hadasanzwe ukuntu umuntu yambaye nka mikikoro ngiye binyaragahinda njyana bikubwira cyangwa ndabona ari nka mikikoro okay Instagram ngo Nzi Shoes Nzi Shoes numero yanjye ni 078 85 89 7 nkora mu mujyi downtown aho mvugeze downtown ngo Nzi Shoes izina rizwi appreciate ndashima n'Imana ko dream comes true ubundi ibintu byose cyarabaye inzozi nazigezeho zikuba gucuruza inkweto kuba umucuruzi numva nta mucuruzi nyine nakurikiza famille urakopa se amadeni ni menshi urakopa udakopye ntabwo byakunda nubwo watwambura kurangira giye shwadira umuntu arakopa umuntu atanga akazi na delivery akayikora nubwo watwambura nyine nakunda ariko akuri nazakubikina na business dakopa na boutique zirakopa boutique zo muri quartier zirakopa aho na ahantu hose barakopa na hano wajya muri Marriott ngo ni muhopa shahari bakuzi baragukopa ntabwo bavuga ngo uyu munsi ngo ugiye muri rimwe day 1 day 2 cyangwa day 1 watoyikopesha siko sina Marriott bagira amakarte y'abanyamuryango babo ufite ikarte ufite ikarte ushaka kubona amafaranga ufite bakakureka azishyura nk'ejo nta natabideni Kwanzi Shoes barakopa Kwanzi Shoes barakwambika ashobora no kugira inama z'ukuri bwambara ukabona umuntu agiye gukora ubukwe cyangwa agiye mu kirori yambaye for guys fata kanimero ke umuhamagara umuteza imbere umuzigo wawe aho kugezaho aho uri hose urumva ko nta n'uwo atinya no kohereza hanze y'igihugu which is good reka tugushimire uyu mwanya waduhaye umva tukwifurize gutera imbere cyane rimwe tuzabone nk'iki big mall ahantu runaka kiriho ngo Nzi Shoes inshallah kumugana abasilamu amina natwe niyo dream rero mfite uko ugena ahantu no hanze aryo ubona ngo Louis Vuitton Gucci Nike
nani nifuza ko inzozi zanjye nabona afite na more yanzi twambara nka brand name yawe hariho n'ukweto ngo nzishuze nawe umenye on sait jamais byaba ari byiza cyane nubegeraho gusa uzanye ko mpamagara nze batere kamera. Thank you so much Gisa Foster ko wanekereje n'iby'agaciro kuko hari benshi badashaka gutekereza umuntu cyangwa ngo se bundi uyu muntu nukuba ngo nanzishoze ntabwo nawe ritafaye nawe urishizeho supporting ibyiza yewe undi umuntu ujya imbere pe supporting ibyiza na behind the scene naho cameraman aturamushimira Brandon kabisa short bro bajye bamushaka nawe ni sawa. Thank you so much cyane katugushimire nimero yawe turaza kuyishyiraho ubwo nubona abantu barimo baraguhamagara ntuzatungurwe n'abakiriya bo kwa Gisa Foster. Murakoze cyane rero ndabibusaba gukora na subscribe no gusharinga ndetse no kulikinga na new comments izarizo zose nawe hari icyo wagezeho ushobora kutubwira kugira ngo tukikugereze ku bantu benshi nina mushobora kugira abajene ni karibu cyane tuguhaye karibu ariko karibu cyane turebe ko twagira abasubs benshi barebe ibintu byacu. Thank you